kandi tumaze igihe tubona ku bimenyesha makuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda arivyo biri mu gihugu ca Congo cyane cyane biriko birahimiriza ni gute ubona intambara mbega M23 ni gute ugibona ubukomezi bwayo ndetse n'ivyo bamaze gushikako mbega ni M23 koko imeze gute oya iriya nge sinjya mvuga ko ari M23 nge nemeza ko ruriya ari u Rwanda rurwana na Congo ni u Rwanda kandi rushaka kurwana n'u Burundi ni u Rwanda mbese rwashoje intambara yo gufata akarere gusa ntago rushyira ku mugaragaro ariko byamaze no kugaragara cyane cyane ko mwarabibonye ko ngira ngo ahari muri diplomasi bihashobora kuba harimo itsinzi ya Kisekedi yuko yabashije gusinyisha Perezida Kagame kwemera ko yamuteye uko iyo wemeye ko uzagarura amahoro uzahagarika imirwano nubwo nyiri itahagaze nubwo ugiye basinyaga bari barimo kurwana ni ku itegeko rye ku mabwiriza ye bivuga yuko mu bitero M23 itera FARDC itaraba nahitera basanga iteye ahantu hari abanyagihugu ahantu hariho hose muri ubwo buryo eski ntibaza yuko FARDC yafisanga ikoze ikosa igasanga iriko yiyicira abanyagihugu ba oya donc intambara ni intambara hari ukora intambara nyine utakize mu banyagihugu turabyukanaho kandi abanyagihugu n'ubundi ubuse ntibarimo kwicwa hari imirambo uyu munsi nubishe Scovia ari kuvuga ngo avuga ngo n'abasirikare ariko ntago ari abasirikare kuko ngo abasirikare ngo barandagaye ngo baranuka ntago byabishoka ko intambara ishobora gupfa ngo wica abasirikare 100 n'ibintu bigoranye hari ibintu bimwe bitangaza abantu ati none gute inyeshamba zishobora kugira ibigwanisho nk'ibi byose amakandi binyeshamba zikagira indege zikagira amadrone zikagira ibiki n'ibiki ariko kandi u Rwanda rwaheruka kuronka ibikoresho bivuye muri Israel bakavuga yuko ariyo vyoba byafashije muri zintambara zogera ngo bashobore gufata Uvira mbega huko iyo bariko kuri nuko kuri ndayishimiye nahoze numva bamwita ikigoryi bagira gute abanyarwanda ariko ibyo ngibyo no kwishuka ubugoryi bamubonaho nge mbona ahubwo iyo nge nkotoreye neza sanga ahubwo umwami wabo ari we kigoryi ntago nge mbona ko abo biti ibigoryi ari bo bigoryi ahubwo mbona umwami wabo ari we kigoryi nkurikije ibikorwa bye ibimenyetso birahari ntago bisaba ibindi tibisaba impapuro amagambo ye arahari amadiskuru ye arahari donc ibyo rero bwabyo iyo umuntu w'umuperezida atigize kuvuga ngo yakwica cyangwa ngo narabishe ngo ndaramaze kubica ibyo ngibyo bigaragara ko umuntu uvuga gutya ari umukuru w'igihugu nta bwenge bafite uno munsi ubona biko bigana he mbega ico benshi bavuga yuko balkanization ishobora kubaho mbega birashoboka niyo iteganijwe ikaba igihugu cigenga cyane kikaba Kivu canke ikaba igice kijya ku Rwanda ntago biza donc umva kugira ngo iyo balkanization ishoboke iyo batekereza ntago batekereza Kivu yonyine wenda ngo n'u Rwanda baratekereza doko baratekereza Kongo yose kamaze kuboneka bagarutse ntago ubutaka bw'u Rwanda ubutaka bwo muri aka karere ntushobora kurara butamenetse amaraso amenwe n'abanyarwanda benshi bari bamaze imisi batekewe n'ubwoba budasanzwe bavuga ati bagiye kwaduka intambara y'akarere mbega koko babiye gusubira kuko abenshi baciye canke bavukiye muri zo gatoye intambara y'akarere yo irahari ahubwo ikibazo nuko abayirwana bataramye ko bagomba kuyirwana kuyo yarakewe byararangiye ko nta ntambara iba nziza ko biri kose intambara iyo bayigoshoye hurayirwana s'il vous plaît. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndabwikaze wese uri kora dukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvya abarabu ndavuga Oman Nabi Saudi by Dubai Canada Oscar mu Swiss n'ahandi hose mwese ndabaha ikaze uyu umunsi udasanzwe kandi atogera amahirwe kwakira umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda mu bitandukanye yitwa Bicahaga Abdallah n'umunyarwanda ariko w'impunzi mu Burundi tuza kuyaga byinshi bitandukanye na cyane cyane ivyo ngaha mu karere bijanye n'ibiko biraba ngahanya mu karere Burundi n'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo ibiko biravugirwa ngaho hakurya mu gihugu ca Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi Uvira hamwe na Bujumbura. Yes bivuze kuyaga ko kuri uno munsi urashobora kumenya mbega koko ukuri nuko byifashe gute kubera iki mbega koko biriko biraba turaguha ikati murakoze cyane meze neza turameze neza turaho turashimira Imana yego kandi nange ndabashimira cyane murakoze reka nange suhuze abakurikira ikanare yanyu yego nanasuhuze kandi n'abari mu kadomo iwacu yego nanasuhuze abantu baba bari muri mageragere muri gereza
harimo n'umugore wanjye, Oh. harimo abantu benshi bazira politike nka Ingabire Victoire, Karasira, Aimable Cyuma, Umubavu, Theo Umubavu n'abandi benshi ba Rashidi. Abo bose rero ndabaramukije bihangane. Hari amakuru nabonye bavuga ko umudamu wanjye yarwaye donc amaraso yirukanka pressure. Ubwo rero icyo nakora ni ukubasabira, nta kindi nyine ni akaga kugira ngo ube ufite umuntu agutakire ko ntacyo wamumarira, ariko byose nyine ni ukubiragiza Imana. Abo bose rero ndabaramukije n'abari muri gereza nyine ifunganye muri kariya Kadomo. Hanyuma ndanaramutsa nanone abari muri bihugu bikikije ko Kadomo, Abarundi aricyo gihugu ndimo, Abakongomani bihangane, ndetse n'Abagande n'Abatanzania. Nkaba ndamutsa rero abumva ururimi mvuga rwose bose, aho bari hose ku isi, baba bari muri Afurika, abari Burayi, Aziya, Oceania na Amerika n'ahandi. Bose rero nkaba mbaramukije kandi mbabwira ko mbakunda, kandi mbabwira ko mbifuriza ishya n'ihirwe n'uburumbuke, mbabwira ko nifuza igihugu cyiza, Afurika nziza, mbabwira ko rero byo kugira ngo bigerweho ari ubufatanye, kuko ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina, ntago rero umutwe w'umwe ngo wigira inama yo gusara. Nuvuga rero ngo ibyo icyo bisaba kugira ngo tugere ku ituze, tugere ku mahoro, ni ubufatanye, ni ubwumvikane, ni ubworoherane. Icyo nicyo saba buri wese. Ego nuko nibicahaga Abdallah benshi muramuzi mu bitandukanye, ariko kandi uno musoza kuyaga bega koko biriko birangaho hakurya mu gihugu ca Kongo, neza na neza mu bice vya Goma, Bukavu no muskandi Uvira yamaze gushikirwa. Bega abibona gute? Ubibona gute no munsi? Bega nikishobora kubivuga ko aho bigeze? Biriya mbona ko ni ikibazo gikomeye, kandi n'imbaraga nyinshi ku bashoje nyine urugamba, barimo kwegera ibyifuzo byabo, noneho kandi bikaba ku kaga kubo bagambiriye. Ubwo rero byo bikaba nyine ari ibintu bihangayikishije. Ngira ngo nahoze numva kanare imwe ivuga ko ni BBC yasuye abantu hariya kwa Siyoni, batangira kuvuga ko nyine bari mu gihombo gikomeye, abacuruzi, kuko bari baje kurangura baturuka nyine Uvira ntago babashe gusubirayo, n'abandi rundi bajyaga kurangurayo ntibakijyayo. Muri makeya ikibazo cy'ubukungu, cy'ubutunzi cyatangiye kuba nyine mu Burundi, kubera nyine ikibazo cy'intambara. Nyine intambara nimbi, bajya baca umugani nyine ngo inzu y'umuturanyi uyishya ukwiye kugerageza kuyizimya, kubera kuko nawe iyawe ibishobora gushyira iyawe nayigashya. Rero ibiri hariya hakurya tugiraho ingaruka kuko nabaturanyi, niba twaba dufitanye ubuhahirane tukaba tutagihahirana, ibyo biribukana ko nyine ni ikibazo. Ariko kandi iki gikomeye si icyo ngicyo, igikomeye ni umushinga mugari, ni intego abashoje nyine intambara bifuza kugeraho. Nkaba mbona rero ko bashobora kuyigeraho abantu bakomeje kurangara. Ego kubiko biraba ni ibintu ubona neza yuko biri ku muvuduko udasanzwe, biba mu kanya gatonya abantu benshi bagatangara bakagwa mu kantu ati ibintu biko bigenda gute. Ariko kandi tumaze igihe tubona ku bimenyesha makuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, arivyo biri mu gihugu ca Kongo cyane cyane biriko birahimiriza. Ni gute ubona intambara? Mbega M23 ni gute ugibona ubukomezi bwayo ndetse n'ivyo bamaze gushikako? Mbega ni M23 koko imeze gute? Oya, iriya nge sinjya mvuga ko ari M23, nge nemeza ko ruriya ari u Rwanda rurwana na Kongo. Ni u Rwanda kandi rushaka kurwana n'u Burundi. Ni u Rwanda mbese rwashoje intambara yo gufata akarere, ariko ni u Rwanda rurikora. Ibindi byose ni amazina, ariko ubundi mu by'ukuri ni u Rwanda, kuko abasirikare babikora ni Abanyarwanda, imigambi yose ipangirwa mu Rwanda. Bivuga ngo ibi ni u Rwanda rubikora, nta gushidikanya. Nge sinjya mvuga ko, nta na rimwe nigeze mvuga ko ari M23, kuko igihe cyose intambara zose zabaye muri Kongo
hagiye habaho imitwe myinshi y'icyitiriro ariko mu by'ukuri ari icyitiriro nyine ubundi kuva muri 1996 ni u Rwanda rurwana muri Congo ntago ari M23 cyangwa indi mitwe yindi yagiye havuka ni u Rwanda nk'u Rwanda nyine gusa ntago rushyira ku mugaragaro ariko byamaze no kugaragara cyane cyane ko mwarabibonye ko ngira ngo ahari muri diplomasi bihashobora kuba harimo itsinzi ya Kisekedi yuko yabashije gusinyisha Perezida Kagame kwemera ko yamuteye uko iyo wemeye ko uzagarura amahoro uzahagarika imirwano nubwo nyine itahagaze nubwo igihe basinyaga bari barimo kurwana ni ku itegeko rye ku mabwiriza ye kuko icyo yashakaga cyangaga ngo imishyano isinywe ariko we bari bafite intego yuko bagomba gusinya ubuvira yamaze gufatwa ariko ntabwo byakunze ariko n'ubundi byarashyitse nyuma yo gusinya iminsi 2-3 baba barayifashe n'ubundi ibyo rero ntekereza ko ntago iri ari M23 ntimuzongere no kuba ko ari M23 muzajye muvuga n'u Rwanda rwana na Congo ntago ari M23 yes nshobora gumace ngaruka ko rero haheruka kuba inama itariki 4 z'uku kwezi nyene aho habaye inama yo kugira ngo ashobore yari umunsi wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo ari ikibazo gihari mbega ko u Rwanda ruhakana yuko rutari gutera muri Congo kubera iki bagiye gusenya amasezerano kubera iki bariko barasinya amasezerano mbega u Rwanda ruko ruratera umutekano muke mu gihugu cya Congo kubera iki bagiye gusenya amasezerano hama kandi kubera iki ivyo basinye bitakurikijwe ibyo nyine mubyibaze mwibaze amasezerano yarasinywe ariko ntago byabujije yasinywe intambara irimo kuba kandi amahoro basinyiye ntago yatanzwe ahubwo nyine byarushijeho kuba bibi Uvira iranafatwa donc ibyo byumvikane neza kandi bihe ishusho neza abarwanwa bamenye n'ikigambiriwe noneho bamenye ese aba basinyisha bo ni bantu ki ese ubundi nigeze kujya mvuga kuri kanari yanyu mvuga ko burya nimubona imbwa icyo tuzi ntago nyine yurira igiti nyaravuze ngo nimubona imbwa yurira igiti maze menye ngo hari umuntu yashyizeyo njyewe ukurikije profession za Congo n'u Rwanda n'ubukungu bwa Congo n'ubw'u Rwanda na le peuple abaturage b'igihugu n'abo Rwanda n'ubushobozi igihugu gifite usanga ntago bishoboka ko u Rwanda rwatinyika tunyutse kuba ngo rurarwana na Congo ibyo ntibyashoboka noneho kuba rero babikora kandi bigakunda byo byose hari ubibafashamo noneho ikibabaje kandi giteye n'agahinda nuko ubukongo icyumva ko igipfukama yumva ko ngo Amerika ishobora kugira gukemura ikibazo cy'aka karere ibyo ngibyo ni ukwirengagiza uwo barwana nawe nabo ninde kandi buri gihe iyo utazi urwana nawe nyine uratsindwa kubera kuko iyo urwanya utakurwanya ukurwanya arakomeza akakurwanya bivuga ngo rero tugomba donc bivuga ngo abarwanwa ivuga ko bamenya ngo ninde ubarwanya ninde barwanya ninde ubashaka arabashakira iki noneho babone aho bahera nabo barwana kuko ubarwanya nagira ngo nkuko nabivuze iyi ntambara iri muri Congo ntago yadutse ejo bundi muri 2021 nta nubwo yadutse muri 2012 nta nubwo yadutse muri 1996 ubwo bajyaga muri Congo iyi ni intambara yatekerejwe kuva kera mu myaka za 80 nkuko nabivuze umugambi uba uwo guhera mu Rwanda ariko bagambiriye nyine aka karere kose bagambiriye aka karere kose kuko twabivuze kera ko hari noneho ibimenyetso birahari hari abantu b'abahanga babonye ibimenyetso mu gisirikare cya Uganda binjiyemo bararebora impapuro babona ibimenyetso babona za témoignage zuko hari umugambi wa Apire Hima urimo gutegurwa muri kano karere uyu mugambi Hima hari ibihugu werekanye hari n'ibyo uterekanye ariko byo yose birakenewe kandi biragambiriwe
nkuko ibyo bizwi izi ntambara ziri muri kano karere zirafinanswa n'ibihugu bibiri birimo bitatu birimo igihugu cya Israel nkuko mubizi ni nacyo gitegeka muri Amerika, buri Abisirayeli bari muri Amerika. Noneho na Amerika rero n'Ubwongereza, tubana Amerika n'Ubwongereza, ariko na Israel direct ihita izamo. Ariyo mpamvu ubona ko muri Gaza naho intambara zihahora, donc nuvuga ngo nta mahoro bashobora kuzana muri kano karere. Ahangaha rero kiriya gihugu cy'u Rwanda bashatse kugira nka Israel ya kabiri, bashatse kugira nka Israel ya kabiri, noneho ibikorwa hariya baragira ngo bajye bikora muri kano karere mu guteza umutekano muke abaturage bo muri kano karere, nta kindi bagambiriye kugira ngo nyine bibe cyangwa se badusahure umutungo uri muri kano karere. Impamvu niyo ngiyo nuko rero ngo iyo abaperezida b'ibihugu byacu bumva ko kurwanya u Rwanda no kuganira n'u Rwanda nibyo tugiye kugarukaho, bibwira ko kuganira n'u Rwanda byakemura, nta kintu byakemura, mukanyandaza ko baha ibimenyetso bigaragara koko nta gihe na kimwe u Rwanda cyangwa se abanyarwanda cyangwa se FPR yigeze igirana ibiganiro n'abantu banyu ngo ibyo biganiro bigerwe doko byemerwe doko bishyirwe mu bikorwa. Ntabwo byigeze bibaho. Ko ntubona neza yuko hamwe uvuga ngo babirukaneho ari hamwe M23 naho kitera Burundi kavuga ati muri ko mutera muri wanyu. None se intambara y'akarere koko yeruye. Iyo ntambara y'akarere niyo igomba kubaho, igomba no kubaho nk'iya karere, itabayeho muzashira. Doko iki kibazo kizakemurwa nuko intambara y'akarere ibaho yeruye, abantu bakamenya abo barwana nabo. Doko icyambere cyo mugomba kumenya abo turwana nabo naba ni iki ngiki. Urumva? Doko iyi ni intambara yakrewe iturutse nyine iyo ngiyo nababwiye. Donc umwajenti wayo ni Museveni na Kagame. Donc hagaragara Kagame cyane yo mubona, ariko Museveni buriya niwe nkingi ya mwamba, niwe biheraho. Donc niwe byahereyeho, ndetse afite n'igice cya Sudan nawe yafashe. Donc ibyo byose niyo balkanisation bashaka gukora yo gufata ibyo bihugu byose. Donc deja Sudan batangiye kuyifata, u Rwanda bararurangije, Kongo bafashe igice kinini cyane kiruta u Rwanda inshuro nyinshi cyane, inshuro zirenga 30. Nukuvuga ngo icyo imbaraga rero bazi ko ziri mu Burundi, ndaje mubwire ko ubwo bari hariya ntabwo bashobora gukomeza bajya Kinshasa batabanje u Burundi, kuko bazi neza ko Uburundi abarundi niho hari imbaraga batinya, ntago ibindi bice doko bakongomani ntago batinya. Doko aho batinya na barundi, ubwo bamaze kubafatana Kisangani, navuga ko bisa nk'ibyarangiye, intego yabo isa nk'iyaho yagezweho. Nuvuga ngo hagomba izindi mbaraga kugira ngo babe bafarwa kuri buri butaka, noneho ndetse banabirukane, ndetse habeho intambara yeruye. Donc nongere nibutse ko nigeze kuvuga hari imyaka yashize igihe Kisekedi yiyamazaga, yavuze ko ubwo isasu riguzagwa mu gihugu cye Igoma, ko azahagarara Igoma akarasa i Kigali. Donc aya magambo yo gupfa kuvuga, donc ntago ari amagambo nge nemera. Si amagambo nge nemera yiba uvuga ikintu ubwira abaturage bawe, ugomba kubabwira ufite strategie, apana gukomeza kuba mucakara w'ubwonko. Donc byo gutinya, icyo nabwira abantu nuko batagomba gutinya gupfa, kuko n'ubundi nibambwa gupfa barwana bazapfa nk'imbwa. Me oriyo kugira ngo bapfe nk'imbwa nibemere barwane. Donc bareke kujya gucamakazwa kuri Amerika, bareke kujya gucamakazwa ku Bongereza, donc bafate intego ahubwo yo kurwana bazi ko barwana na Amerika. Donc barwana na Amerika, byo kujya kwisaba ngo ibi ngibi udufasha ibi, kuko Amerika niyo ifasha Kagame, niyo yamufashije gufata u Rwanda, nibo bateye genocide mu gihugu cyacu, nibo batwica, nibo bishe abakongomani kuva muri 1996 kugeza n'uyu munsi nibo barimo kubikora. Donc yo bariya, donc uko recolonisation ikora, donc bo bafata minorité, bakayibwira bati twebwe, donc bakagaragaza ko yo yarenganye. Donc bakayibwira ko yarenganye, bahafasha, noneho bakakora ibi ngibi. Iyo bamaze donc iyo babwiye bariya, ndakugira ngo mbwira ko buriya bariya bumva b'abanyamurenge,
baba bavuga ngo turicwa turenganywa uburenganzira bwacu n'iki baba bumva ari byo kuko niko baba barabigishije buriya barwana bari termine bafite termination bumva nyine bari kwirengera bagira ngo koko baricwa bariya iyo baje gufata iyo minorite donc bo baca inyuma bakagenda bakica muri ya minorite bakabata ntimureba ko barimo kubica kandi aribo barimo kubikora bakabaha intwaro bakagenda bakica bakaza kuri cya gihande cya majorite nicyo kirimo kwicwa urumva abaturage bahunze bakabashyira impungure bakabashyira ibigori bakashyira ibishyimbo ngo turabafashije turi abantu beza natwe tugakomeza tukarya amandazi tukavuga ngo abantu ni beza ngo abazungu ni beza ngo mufite imbaraga ngo nimudutabare ngo ibiki n'ibiki biriya ni ibintu byo guta igihe abantu bakwiye kuvamo noneho bakamenya urubarindiriye noneho bakivamo bakarwana byo kurwana ntacyo baramira nk'uko n'abariya nabo barwana bo nkaho ntacyo baramira urumva natwe tugomba kurwana nkaho ntacyo duhomba erega benshi bavuga yuko M23 Rwanda ataco yitayeho kubera ko atari ubutaka bwayo canke yuko atarabaho ariko kandi leta ya Congo ikanka kurasa canke kubabaza cyane kuko yoyo ishobora kujenera namwe n'abanyagihugu bivuga yuko mu bitero M23 itera FARDC itaraba nahitera basanga iteye ahantu hari abanyagihugu ahantu hari hose muri ubwo buryo eski ntibaza yuko FARDC yafisanga ikoze ikosa igasanga iriko yiyicira abanyagihugu ba oya donc intambara ni intambara hari ukuntu ukora intambara nyine utakize mu banyagihugu turabyukanaho kandi abanyagihugu n'ubundi ubuse ntibarimo kwicwa hari imirambo uyu munsi nubishe Scovia ariko avuga ngo n'abasirikare ariko ntago ari abasirikare kuko ngo abasirikare ngo barandagaye ngo baranuka ntago byabishoka ko intambara ishobora gupfa ngo wica abasirikare 100 ni ibintu bigoranye abasirikare niyo batsinzwe bakagenda wenda wicamo 2 3 4 5 ntago ushobora kwicishana ibyo babesha n'ukubesha nyine donc kiretse ari indege yaje nyine wenda ikarasi ibyo birashoboka ariko ngo habaye uruzutsa donc intambara ku butaka ngo uca abasirikare 100 hanyuma ngo habaye ikibazo abo bantu banuka n'abaturage abantu banuka Scovia ari kuvuga n'abaturage ntago ari abasirikare mu byukuri bishwe ntago ari abasirikare donc u Rwanda rwishwe cyangwa bo mwita M23 bishe ntago ari byo abona abaturage donc uvuga ngo bari aho bageze barica icyo nicyo kibabeshejeho kumena amaraso ntago bashobora kubaho batica donc nuvuga ngo aho bagiye donc intangiriro zirahari hose aho barwanye Uganda barwanye bica aho barwanye mu Rwanda twabonye ntago ari muri genocide gusa aho bahereye ibyumba hose bagiye bica mu Mutara za Ruhengeri n'ahandi bagiye bica ibyo ni ibintu tuzi kandi bizwi n'igoma bamaze kubafata mu gihe bafataga minsi yashize imirambo myinshi yaragaragaye yicwaga donc abona abantu bapfa rero abantu bahitamo kurwana atari kubera ko bakunze intambara ariko iyo hashoweho intambara urarwana kubera kubura kugira ariko ifa kugomba kurwana kugira ngo hagire ibipfa ariko hagire n'ibisigara ni ukuvuga ngo nimutinda kurwana rero abaturage bazapfa kandi bazapfa nabi mu gihe ahubwo abaturage mwagombye kubifashisha mukabahamagara mukabashyira inyuma ndetse n'abasore babo mukabashyiramo ideology y'impamvu bagomba kurwanira igihugu cyabo bakarwana maze abana n'abagore bakajya inyuma ariko mpamagarire buri musore ndetse w'umukongomani ndetse n'umurundi yemwe n'umukongomani wo muri kaya gahugu bise u Rwanda kuko bizwi neza ko biriya nagatsiko gatoya k'abanyarwanda kari gukorera ishyano ntago ari abitwa abanyarwanda ntago ari abantu bose bari mu gihugu hariya ushobora kuza kumvisha audio y'ahangaha z'abantu bari mu gihugu bababajwe n'ibi bavuga batagatsiko karaturangije nyamuneka mwadutabaye bari mu gihugu ni ukuvuga ngo ibyo audio ngewe ndazifite ahangaha abantu bo mu gihugu bararira barataka ntago donc babonye opportunité bakabona abantu babatabara bari mu ya mbere guhaguruka bakabafasha ariko babuho nyine amaboko inyuma ntacyo bagomba babasha gukora kubera ko nta bushobozi nyine bafite babuze ababatabara rero nge navuga ko ibintu byo kuvuga ko ngo ari M23 ngo ari iki n'u Rwanda ni ukuvuga ngo Congo nireke kurwana na M23 nirwane n'u Rwanda Congo Uburundi nibureke gutekereza ko
wa mutwe bari gutoza n'uhe Red Tabara ko ariyo izaza kubatera n'u Rwanda. Ibyo bamenye ko ni ibintu byateguwe kera bizwi na bose, biri mu pro byavuzwe kandi birimo no kugaragara. Ego hari ibintu bimwe bitangaza abantu ati none gute inyeshamba zishobora kugira ibigwanisho nk'ibi byose kandi inyeshamba zikagira indege zikagira amadrone zikagira ibiki n'ibiki, ariko kandi u Rwanda rwaheruka kuronka ibikoresho bivuye muri Israel, bakavuga yuko ariyo vyoba byafashije muri izi ntambara zogera ngo bashobore gufata Uvira. Mbega huko iyo bariko kuri nuko kuri kuko donc none se u Rwanda rwo nyine rukora intwaro, ntago rukora intwaro. Ni ibikoresho rubona ubu barabukora, ntago intwaro bakora ari zo kurwana hariya kujya no guteranya intwaro, no guteranya intwaro habya ni mujya mubibishe ngo bakora amamodoka n'iki byose, ntago ari byo. Donc bira no guteranya, ntago ari gukora. Urumva neza? Bo noneho nta n'ubushobozi bw'amafaranga ahagije uretse ibyo biba muri Kongo bafite yo kuba bagura n'izo drone n'ibiki byose. Barongo bafite ababibaha, urumva? Bafite abari inyuma kandi abari inyuma donc babiteguye kuva kera subu ngubu. Niyo mpamvu nge mbona ko rwose abakongomani Kisekedi ndetse reka sabe Ndayishimiye nahoze numva bamwita ikigoryi bagira gute abanyarwanda, ariko ibyo ngibyo no kwishuka ubugoryi bamubonaho. Nge mbona ahubwo iyo nge nkotoreye neza sanga ahubwo umwami wabo ari we kigoryi. Ntago nge mbona ko abo biti ibigoryi ari bo bigoryi, ahubwo mbona umwami wabo ari we kigoryi nkurikije ibikorwa bye. Tuvuge impamvu nge mbona ko ari ikigoryi nuko nk'ubu ngubu bavuga ko bashinja Habyarimana ko ngo yateguye genocide, ariko n'uyu munsi ari inkiko z'mpuzamahanga ari nizo mu Rwanda babuze ibimenyetso by'uko yateguye iyo genocide. Ariko uyu munsi ubwo ubutegetsi bw'uyu mugabo bwa Kagame buzavuyeho, iyo genocide we izamuhama kuko we yaranayigambye yaranayivuze. Rero we ibimenyetso birahari, ntago bisaba ibindi, ntibisaba impapuro, amagambo ye arahari, amadiskuru ye arahari. Donc ibyo rero bwabyo iyo umuntu w'umuperezida atigeze kuvuga ngo yakwica cyangwa ngo narabishe ngo ndaramaze kubica, ibyo ngibyo bigaragara ko umuntu uvuga gutya ari umukuru w'igihugu nta bwenge bafite, kubera kuko niyo yaba yarabikoze ntago baba bakwiye kubivuga gutyo ngo yemere ko yabishe yagize gute, yishe Karegeya arangije arabyigamba ngo kuki ahubwo mutabyemera. Ibintu byose ibyo rero nge ntekereza ko wabona ko ari ikigoryi si ikigoryi, ahubwo nibo bigoryi. Ibyo rashaka kubera rero donc ibyo bikoresho mubimenye neza ko nyine ni ibyo bahabwa abibana bibabwiye, ariyo mpamvu babwira ngo dukwiye gushaka imbaraga handi, imbaraga tukazishakamo tukirwanaho bitari ibyo turashira. Ifatwa ry'ibisagara binini cyane harimo Bukavu akabagoma uno munsi, kandi ifatwa rya Uvira ndetse ubona ko bariko baregereza za Karimi ndetse n'ahandi uno munsi ubona biko bigana he. Mbega ico benshi bavuga yuko balkanization ishobora kubaho, mbega birashoboka? Niyo iteganijwe ikaba igihugu cigenga cyane, kikaba Kivu canke ikaba igice cija ku Rwanda. Ntago biza donc umva kugira ngo iyo balkanization ishoboke, iyo batekereza ntago batekereza Kivu yonyine wenda ngo n'u Rwanda, baratekereza baratekereza Kongo yose, bagatekereza Uburundi bwose, bagatekereza Tanzania, bagatekereza Sudani. Ariko ivya hano hagufi ko nuvumenga ivyo ni binini eski u Rwanda rwiteguye gukora ibintu nk'ivyo onye. Donc niba babashe gufata hariya bakahagumana bakamarana amezi abiri, baza bamaze gukomera no kuriyo ko habukura bizabagora. Donc tujye tureba donc igihe mu Rwanda rwarwanaga na FPR, icyo gihe Uburundi bwari bushyikiye inkotanyi biri waze, kandi nibyo ubutegetsi bwari buriho nyine bwari bushyikiye inkotanyi. No muri 1996 bafata bakuraho mu mbuto Uburundi na Uganda n'u Rwanda nyine byari bishyigikiranye byose birwanya mu mbuto, urumva? Ubu rero ndagira ngo ubwire ngo mu nyumve neza,
bafashe aka gace kari gafitwe n'u Burundi. Icya mbere cyo ikibuga cya Bujumbura ntikizongera gukora. Ngira ngo mwumvise ko hari indege yashatse kwagwa bikanga. Urumva? Bo ari nacyo kibazo nyine buriya kugira ibibuga byegereye imipaka y'ibindi bihugu n'imijyi yegereye imipaka y'ibihugu ni ibintu biri danger. Urumva? Ngira ngo wenda doko leta n'ibikemuka uretse gusa ko ngiye ntekereza ko mu myumvire yanjye ntekereza ko habayeho kurwanya nkuko mbitekereza nkuko mbyifuza kandi nkuko ariko kuri habayeho ko duhaguruka tukarwanya abanyarwanda cyane bamwe. Doko iyo mvuga abanyarwanda n'abanyarwanda ntandukanye abanyarwanda n'abiswe abanyarwanda. Tugomba kurusarwanya igisirikare cy'abanyarwanda. Icyo tucyumvikaneho neza. Cyumvikaneho? Nongere babwire ngo ikigamijwe ni ugushyiraho barikization nyine ibihugu byose Tanzania, Uburundi na Kongo na Sudani na Kenya, Ethiopia irahari, Somalia irahari barayifite, doko hari ibihugu bafite uyu munsi bizahita byomeka gutyo bikaba igihugu kimwe. Ubwo bazamaze gufata Kongo n'Abarundi na Tanzania, ibindi bizaba biba automatically. Byose bishobora kurindwa. Igishobora gukorwa ni cya kindi navuze nuko abaperezida bacu, abayobozi bacu birinda kwizera ibiganiro ngo bagiriye muri Amerika, ngo bagiranye nta biganiro bihari, nibafata imbunda barwane, nta yindi solution. Ni ukuvuga rero ngo donc mu buryo twari tuvuga nyine iby'aba banyarwanda, donc mvuga ko mu mico yabo n'abantu ntibumvikana icyo ari kimwe, niyo bumvikana bemera kumvikana iyo abarusha imbaraga, nabwo bumvikana baguteze ko bazaguca imbaraga bakoresheje kuguha abakobwa babo, niko bishimashira wasabugabo Induga, kuguha abakobwa. Ubwo niko bageze mu Gisaka, Ruganzu ashingiye umwami w'Igisaka umushike witwa Robwa, amushingira ku masezerano yuko atazabyarana n'uwo mwami, noneho ngo atazabyara umwami, bityo u Rwanda ntubazabashe kubatsinda. Bityo kubw'ibyago Robwa aterwa inda n'umwami w'Igisaka, noneho bumvishe ko umukobwa aratabaza ati nagize ibyago natewe inda, noneho nzabigenza gute? Nibwo Ruganzu yihutiye gushaka gutera nyine gufata Igisaka kugira ngo kigire u Rwanda. Bo agiteye ntiyagiramwe amahirwe, Igisaka cyari gikomeye arahagwa. Mushiki we yumvishe ko yaguye, nawe yijomba ku icumu, yishinga icumu hari arijyanye yijombaho ngo kugira ngo iyo we n'umwana barapfa, yanga gusa ngo kugira ngo uwo mwana atazabuza gufata ko u Rwanda mbese ko u Rwanda rwatsindwa. Donc ruvuga ngo iyo niyo mico yabo rero. Urumva ruvuga rero ngo nibyo nkubwiye ngo nkuko nabikubwiye kuva icyo gihe cyose aho bagiye bafata hose, ndetse n'uwo mashira wasabugabo nawe kugira ntago bifashije, donc babaje kugirana umwami wamwishe witwa Mutabazi, donc yabanje kumushingira, yabanje kurongora umukobwa we. Urumva abaye umukwe we, arangije nawe amushingira umukobwa we, noneho barangije donc amushingira asabirayo umuhungu we, donc bagirana amasano atatu ashingiye ku bushingirane. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo kugira ngo anamwica sibyo gusa yakoresheje, urumva ahubwo yakoresheje nyine uwo mubano w'ubushingiranwe n'ubwo buvandimwe bushiye ku bushingirane, ariko anagira n'akagambane na murumuna w'amashira. Byumvikana ko ahantu hose bagiye bafata ntago bigeze bafata bonyine, na hano mu Burundi kugira ngo bafate kibazabura abarundi banyuraho. Urumva noneho kugira ngo nyine nuko bafata ibihugu bafata bakoresheje nyine ubwo buryo bwo gukoresha bene
abene gihugu wo kuberesha abene gakondo. Ego. Yes, ugerageje kumviriza mu majambo ya President Paul Kagame agenda ashikiriza agerageza kwikura koko atamakuru canke atakintu na kimwe azi kubikoberera mu gihugu ca Kongo. Mbega kubivugira aho abantu bumva guhakana kandi amashirahamwe atandukanye mpuzamakungu yoyo avyemeza ndetse akagira n'abatanga amasanamu atandukanye yemeza ko arivyo. Mbega urwo ruhendo ruzogera ryari? Ariko mbega vyari bikwiriye ko nkubaza ikibazo kimwe. Yego. Nyine niyo mpamvu uhagarikira ingwe nyine voma. Wambwira doka jo ntiyasinye amasezerano nyine muri Amerika se? Niyo se yasinye amasezerano yo kugira gute niba atari muri Kongo? Ariko ababwira babizi neza ko ariyo. Ariko baramufata mu kabuno kubera ko nyine ibyo nibyo byagobye guha inyigisho aba president bacu Kongo no Burundi. Kongo no Burundi na Tanzania reka nyezanemo vuba ngo nibyo bya mbere nibyo biza kurikiraho vuba. Reka mitanzana noneho n'ibindi na bya Malawi na za Zimbabwe n'ibindi kuko bizahita bikurikiraho nabo babyumve nubwo atumvura imvuga ariko arubwo bwo bazababwire urumva. Donc babimenye nyine babimenye. Nongera ngo ikindi kibazo kimwe gusa. Muri 2015 hano ibintu byo gushaka gukora coup d'etat biba. Ntaga abantu bari bitwaje ngo nkuru nziza arashaka gufata mu manda ya gatatu. Ngo ari kurengera itegeko nshinga. Mu Rwanda ntago barihinduye ko ibyo ko amahanga atavuze. Nta bihano byafashwe bifatirwa Uburundi kubera nyine ko nkuru nziza yanze doko avuze ati ngomba kwiyamamaza. Kuki bitajya bifatirwa u Rwanda? Kagame amaze ninde mu president muri Afrika ujye umara imyaka nk'iyo bariho maze akihanganirwa batamwise umuteroriste batamwise umunyagitugu batamwise. None uyu munsi niki gituma babona ko ari bo bantu ngo bashoboye kandi arabadictateur mu byukuri. Donc ibundi hano nkanjye iyo mvuga ibihugu kuba ngo igihugu kimuri gifite demokrasi sishingira ngo uko amatora yagenze kuko n'ubundi no muri Amerika barayiba amatora. Ariko nge shingira gusa ese umuperezida ajyaho akajya hundi. Urabyumva? Icyo nicyo nge nita demokrasi. Uretse ko nicyo kintu cya demokrasi ari ikintu twazaniwe nacyo abanyafrika tugomba kucyanga. Gute? Tugomba kucyanga. Demokrasi. Donc nagira ngo mbira ngo uwazanye demokrasi. Demokrasi nivaho izi ntambara zose. Urabyumva neza? Donc ikintu cyitwa demokrasi niyo gikureye izi ntambara zose. Ibintu byo gukreye amashyaka menshi. Ukoma ngo igihugu gifite amashyaka 20-30 ni uburyo bw'amacakubiri abantu baba bashaka mu bantu. Urabyumva neza? None ibi binatuma n'ibihugu byacu bizindara. Donc ugasanga niyo biyobowe ibyo bita gukunda igihugu ni ugukunda ishyaka kurenza uko bakunda igihugu. Ugasanga umuntu akorera ishyaka ntabwo akorera igihugu nk'igihugu. Ahubwo aravuga ati ngiye mfite ishyaka niri niryo ngomba kugira gute gukorera. Ugasanga ishyaka niryo ngomba kugira amafaranga menshi kurenza igihugu. Urumva neza? Ibi rero ni do kugira ntandi kibazo gihari ni bya bindi byo kuvuga ngo ni demokrasi. Urabyumva neza? Kuko bavuga ngo ni amatora. Twumva amatora ko iyo abajura babaye benshi uko batora n'umujura. Niyo abeza babaye benshi uwo batora n'umwiza. Turabivuga naho. Rero kuba ko abantu batoye ari benshi ntago aricyo bivuga ngo uwatowe ni mwiza. Urabyumva? Donc biba biterwa ese no iraho ngaho imezite. Ikindi rero navuga nkunda kubwira abantu ikiza gihari aho ngaho nuko ahanini donc hari umubano twe tubiganiraho ngo mu Rwanda muri kiriya gihugu nyine cyiswe u Rwanda bagize agahenge igihe abiswa abanyarwanda batari abanyarwanda bahawe igihugu bibeshya ko ari abanyarwanda. Urabyumva? Noneho nyine impamvu bibeshya ibyo kandi ni ibintu biri logique. Donc mwumva ko bari abantu bahawe igihugu bibeshye ko ari abanyarwanda ni nabo bari beshi mu gihugu. Turabyuka naho nibo bari beshi mu gihugu. Noneho rero kuntu donc na kera na kare n'abakoroni bagera mu gihugu bageze icyo kibazo cyo kubona abantu 14% bahatse bagacakaza 85% byarabatangaje.
ibi byatumye bavuga bati abantu ni abanyabwenge nibo tugomba kwiyegereza kuko bakadufasha abangaba bagiye no kureba basanga abo bantu b'abacakara nibo koko bikundira gukora rwose buriya abahutu kubakoresha barabikunda cyane gusa bariya baginga nuko nabo ni ibigoryi oriyo kugira ngo babaha umutekano si bose abaki ariko si bose donc subwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi bose donc bameze umuri ntago abatutsi batandukanye n'abanyarwanda nabibakubwiye kubera iki kubera ko nyine abatutsi ntago ari bo si bo abanyarwanda urumva neza si bo abatutsi bafite n'ukwabo kandi na mbere kose abanyarwanda bataraza babonaga neza n'abahutu tarumvikanaho donc abantu urabona abantu bikundiraga biboneraga mu mahoro umutekano bahana no ku bihugu byabo bakabyagura ariko bakabyagura mu mutekano bakanasurana bakanashyingirana ugasanga donc ni ngombwa ko umuryango wahangaha burajya gushaka muri uriya muryango wahari donc ngabona kava hangaha bakajya gushaka muri kiriya gihugu kugira ngo nyine ubwo bumwe bukomeze bugire gute n'ubwo buvane bukomeze busugire bagasangira kabisi n'agahiye bakarangwa n'iki n'ubwuzu abatutsi abahutu n'abatwa abo babonaga neza no bwicanyi bwaje kandi koko kuba ha munyarwanda yaziye muri kiriya gihugu igihe cyose umunyarwanda yari afite kiriya gihugu baricaga aho agahenge kaza kuva aho abakoroni bakimwamburiye bakagiha babandi bacakazwaga babacakara urumva bamaze kukihaha agahenge karaboneka imyaka 30 urumva kamaze kuboneka bagarutse ntago ubutaka bw'u Rwanda ubutaka bwo muri aka karere ntushobora kurara butamenetseho amaraso amenwe n'abanyarwanda yes nuko bimeze aho bicagarika tuganirira kumbure hari byinshi abantu benshi abarundi abanyarwanda abanyamurenge cyangwa abakongomani bumva hano onya ariko bakavuga bati kuko bicahaga ibi bintu abifitiye ukuri biga koko bino bintu bicahaga arabizi koko kuko uri kuravuga ivyo onya hari abantu benshi badatahura bavuga ati no ugereka bivuga kubera ko yirukanwe mu gihugu ugereka avuga kubera ko ari munzi mu gihugu kugira ngo yitoneshe gaha anya mu gihugu ariko nkubwira ikintu kimwe uyu bicagura ahangaha yego nigenda ndi mu gihugu wacu narabivugaga ugiye ku mateka yanjye nyakuri ushobora kuza gushaka ibiganiro nakoze yo bivuga kuri no balkanization iri gutegurwa urumva mvuga no ku mutekano muke dushobora kugera muri kano karere kubera abanyarwanda mvuga ko no guhunga bizajya bitubera ikibazo kubera ko abaturanyi bacu binavuga ndi mu Rwanda kubera ko abaturanyi bacu abanyarwanda batugize uruvumwa urumva aho tujya bazivuga bati uyu ni umunyarwanda none bitume tutagira umutekano kubera nyine iryo zina ry'umunyarwanda narivuze ndi mu gihugu mbwira abaho n'abandi urumva ntituzagira ikibazo gikomeye kubera aba bantu badutegeka kubera FPR kubera abanyarwanda kubera kuko ni ushaka no guhunga iyo nzara kuko mu Rwanda hari impamvu nyinshi zo guhunga zihari hari ukubaka inzu ugasenyerwa ushobora guhunga kubera icyo ngicyo kugira ngo urebe ko wagera mu Kirundo wagira cy'ibitoki ukubaka inzu ugahinga niba kurandura imyaka wakubaka inzu ntibayisenye iyo ni impamvu yo guhunga kandi yemewe urabyumva neza izo mpamvu zose ariko no kugira ngo uveyo nta n'ikindi wakoze uvuga uti njyewe hano niyo mpinzi ibigori byanjye barabirandura natera urutoki bakarurandura reka nigire mu Burundi uho nzahinga ntibarandure nagera mu Burundi abarundi bazavuga ati umunyarwanda atumwe na Kagame nta mutekano azagira turacyumvikanaho donc ibi ngibi ndi kuvuga ahangaha ngenda kugira ngo ubwire ko ni njyewe ufite n'ikibazo cyane kukurenza n'uwo ari we wese nkuko nyine donc umwanzi wanjye yageze hano hakurya nyine aramutse yinjiye ururimi mvuga n'ibyangombwa byanjye by'ubuhunzi byanditseho Rwanda kugira ngo ntaraverisa hano nzagere Tanzania nambuke nzagana nca ku bariyeri y'abarundi we n'igihe Bujumbura izaba yafashwe n'iki Imana izabiturinde ari nuvuga ngo kwisobanura bashobora kuvuga bati uyu muntu ni inkotanyi irimo kwiyefritira barabyumva neza
bashobora kubivuga gutyo kubera nyine ko abanyarwanda nyine bazengereje aka karere niba binyekaho nzaba ndenganye ariko bo ntabwo bazabumva ko bandenganya bazaba bari mu kuri koko turabyukanaho kubera kuko bazaba bazi koko abanyarwanda kandi koko ibyo ngibyo nkubwira birakorwa umuntu ashobora kuza ahangaha akakubuhungiro ari inkotanyi ari maneko urabyumva ibyo birashoboka barabikoresha turabyukanaho ku buryo rero hagize n'ubinyekaho urumva neza gusa ariko nongere mbabwire ko njyewe ntabwo ngiye ibyo mvuga rero mbivuga kubera aho ngo ndi kwitonesha ndi kugira gute ntabwo ari uko komeze turabyukanaho n'ibibi by'abaha ngaha nabivuga none se simaze kuvuga ikibazo cy'ishyaka hano ishyaka hari ishyaka rimwe riyobora se kuva nyuma y'urupfu Rwanda Day muri ya mishyikirano CNDD-FDD none simaze kugaragaza ko uburyo ishyaka ry'amashyaka tukwiye kubikuraho urabyumva neza bishobora kuba hari ibyo ndi kunenga arumva ariko noneho ibyo nanenga nuvuga ngo ntabwo byambuza kuvuga n'ukundi kuri turabyukanaho nuvuga ngo iyo rero maze kugaragaza ko abantu kuyobora ibihugu bashingiye ku mashyaka bidakwiye kubaho dukwiye kubirangiza ni by'amademokarasi twabizaniwe n'abazungu mu by'ukuri urumva neza ibi byo gukata imipaka twabizaniwe n'abazungu mu by'ukuri turabyukanaho ibi ngibi niyo mpamvu nyine turwana gutya turabyukanaho ndavuga ngo izi mpamvu zose zakagombye kuvaho hatabayeho ayo mashyaka ngo abantu barwanire ubutegetsi ntago intambara zabaho turabyukanaho abantu intambara zibaho kubera iki kubera kuko abantu kubera n'ubukene iyo bagashaka kuba bake badukenesheje abantu bako bagomba gukira kuko bagiye mu butegetsi igihugu kigomba gukereya uburyo bwo gukora umuntu ntabwo kuva ko kujya ku butegetsi ari kujya gufasha atari kujya gukira turabyukanaho igihe rero tuzagenda twumva ko tugomba kubaka amataje kuko turi mu butegetsi tuzotegesha igitugu kandi tuziba kuko turashaka kugira byinshi ariko igihe tuzaba twarubatse sisiteme ituma urubyiruko rukora abantu bose bakora umuntu agakizwa n'amaboko ye n'ubwenge bwe twebwe uzajya ubona ko kujya kuba perezida biri gutesha umwanya wo gukora ibyawe urumva kuko ibyo wakoraga nibyo bikungura cyane kurusha umushahara wakura mu buperezida turabyukanaho ntabwo wari uzigera urwanira ubuperezida turabyukanaho ariko niba ibihugu byacu bikomeje kugera kuri za demokarasi zo gushinga amashyaka ya politiki dushaka ko tugaburira nguko nyine ko tuzahora dukarira intambara bakampa amafaranga ngo nkukureho urumva kumbe umuhaye amafaranga ngo nkukureho aragira ngo nkukureho ari wowe mbaraga zanjye nanjye ahita nkuraho make barabeshwa yes mu gusozera ikiganiro cyacu kuri uno munsi kumbura nashaka dukurikirana ariho kandi benshi bari bamaze iminsi batekewe n'ubwoba budasenze bavuga ati bagiye kwaduka intambara y'akarere bega koko babiye gusubira kuko abenshi baciye canke bavukiye muri zo intambara y'akarere yo irahari ahubwo ikibazo nuko abayirwana bataramye ko bagomba kuyirwana kuyo yarakewe byararangiye ko nta ntambara iba nziza ko biri kose intambara iyo bayigoshoye hurayirwana s'il vous plaît ntacyo tudagomba gukora no kwikreya ariko iyo bayigoshoyeho ni itegeko ndetse kuyirwana utazayirwanye uburi zero barabikanaho intambara y'akarere ni ngombwa kwibaho yarakerewe nigomba kugwanwa kugira ngo irangire nongera mbisubiremo ntabwo izarangirana n'ibibeshyo by'amasezerano y'amahoro bavuga reka mbabwire amasezerano inkotanyi zakoze mu Rwanda barabikanaho yego inkotanyi FPR inkotanyi yego urabyumva yego bo yarateye muri 1990 ku tariki ya mbere z'ukwa 10 itera ishoza urugamba mu Rwanda ihera mu Mutara yego nukurikirana ibyo urugamba mu mateka nge namaze kubibona neza iyi ntambara ijya kuza mu Mutara uko yari yateguwe na Rwigema na Habyarimana na Museveni Museveni yabeshe Habyarimana na Rwigema Rwigema ashoze intambara mu Mutara ntago yari afite uyu mugambi
wa balkanization ntabwo yari afite we. Donc nagira ubwira ko ikibazo muri cya gihugu cyacu hari ikibazo cya Kiga na Nduga. Kimeze gute? Ikibazo cya Kiga na Nduga cyavutse kuva mu mwaka wa 73. Kuko icyo bise revolution y'59 bavuga ko yagejeje icyo bise u Rwanda ku bwigenge bwo muri 32 ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi. Yego. Abantu ubwami bumaze gusezererwa nibwo inkotanyi zaje mu Burundi zihasanga nyine hategekwa nabo bita bene wabo b'Abatutsi. Yego. Babatangira kubashyira mu mijyane no kwicana. Muri icyo gihe hari intambara ya Murere yabaga muri Bukavu. Iyo ntambara yatumye babona imbunda. Urabyumva? Muri icyo gihe icyo kintu kitwa doko bise u Rwanda nta gisirikare cyari gifitwe. Bagikreye muri 60, ababirigi bagikreye muri 60 bitegura nyine gutanga ubwigenge. Yego. Habyarimana niwe matricule ya mbere. Arabyuka naho? Yego. Habayeho ikosa nteka ko ryakozwe n'ababirigi cyangwa ryikoze simbizi byuko icyo gihe hamaze kubaho repubulika, abari mu nzego z'ubutegetsi, abari muri administration basangaga ari abenshi babaga ari abanyenduga. Abari mu gisirikare bisanga mu donc aho bise mu Rukiga. Turavikanaho? Yego. Me noneho bwa buryo nyine nakubwiye ko abanyarwanda bakoresha bagiye batera ibitero muri icyo gihe nyine 62, 63, 64, 67 niho bisanga ibyahagaze. Babona nyine badashobora gutsinda. Yego. Icyo gihe rero bakoze ibishoboka byose. Urumva? Bategura nyine genocide hano mu Burundi yabaye muri 73. Turabyukanaho? Bamaze kuyitegura bategura mu Rwanda. Urumva? Donc bashamiranya abahutu, donc abakiga n'abanyenduga. Urabyumva neza? Me noneho bakuraho nyine baragambana, bakuraho Kayibanda. Urumva? Batumye Habyarimana. Habyarimana nonde yabimenya atabimenya simbizi. Bo ibyo hari ubufatanye bwari hagati ya Kayibanda na Nyerere bwo gukora igihugu kimwe, donc Tanzania n'u Rwanda bikihuza. Niyo yari filosofi ya Nyerere. Yego. Noneho ibyo biramenywa. Noneho nyine bagashaka bake rero nyine bakoresha nubwo buryo bwo gukora kudeta avaho. None hanavuyeho Kayibanda ngo niyo guverinoma yose baricwa. Bo bicwa nge uko nzi Habyarimana si wabishe. Habyarimana yari umusirikare ariko umutesi. Donc navuga ko utarabimeritaga. Yarakize. Ariko buriya hari umugabo witwa ngo Machiavelli yigishije ibintu yaravuze ngo kugira umutima mwiza, kuba mwiza ngo bizana akaga. Urabyumva neza? Yego. Ubwiza bwa Habyarimana bwatuzaniye akaga. Urabyumva? Yego. Habyarimana bamunyuze inyuma bakagenda bakica babantu hose barabica batanamubwiye. Ariko noneho nawe abafeneya donc ntiyabasha gufatira ibyemezo abakoze ibyo ngibyo. Noneho icyo kintu kimubarwaho. N'uyu munsi baravuga ko ari we wabishe. Urabyumva? Yego. Ngiye nigeze kwimvira nanabona Habyarimana isura gutya bamubajije kuri ibyo bintu byabaye muri donc byabaye ku protection y'icyo gihe, ababaye cyane
avuga ko atazi uko bapfuye. Hari umunyamakuru yabwiraga w'umudage ndakeka, urumva, avuga ko atazi uko bapfuye, ati byaranambabaje, aranarira. Barabyumva? Umunyamakuru amwe ati ariko bizakubarwaho, ati nibyo ni njye mutegetsi, bizakubarwaho ariko sinzi uko byagenze. Rero yabaye kofri hagati y'abakiga n'abanyenduga, urumva. Ibyo byahaye nanone FPR imbaraga muri 1991 yo gukora amashyaka ya politike yo kurwanya Habyarimana, birengagije imyaka 400 bahatwe. Yego. Urabyumva? Yego. Birengagije imyaka 400 bahatwe bajya kurwanya Habyarimana, urumva. Mbese ni nkuko nk'uyu munsi babona Rwasa yararwanye hano mu gihugu, none uyu munsi nta mwanya afite mu gihugu. Buriya si igitangaza ko bari abasha kumunyuraho. None Rwasa akavuga ati narwaniye igihugu, none nta umusaruro nakibonyemo, akemera gufatanya nabo batamukunze. Urabyumva? Buriya abasha kumunyuraho batamukunze mu by'ukuri, bazi neza ko ndetse banamara no kugifata bakamushyira ku buperezida nk'uko bashyizeho Bizimungu, bakamumushyiraho bati turamuha igihe cy'umwaka umwe gusa, twe tumurangije ubundi tugire gute dufata ubutegetsi. Nuko uko bagira gute, nuko bo bagira gute bakora. Arabyumva neza? Ubwo ngubwo bakiriye rero kofri hagati y'abakiga n'abanyenduga. Noneho ubwo nyine abanyenduga, ubwo nyine uruvango nka Rwasa akaba yakwirengagiza nyine amateka ibyo yarwaniraga, ayo mateka akayirengagiza, agahita agira umujinya. Yego. Urumva? Yego. Abatuma wenda abo yumva ko ari impamvu yo ko we atabona iki ubutegetsi. Urumva? Noneho we akiyibagiza ko nibamara namara kubageza ku butegetsi, urumva, bazamwica, akabyibagiza. Ibimenyetso twebwe iwacu birahari. Twari dufite Kanyarengwe, nawe wari mu bateguye, wumve. Donc uyu nguyu witwa Pasteur Bizimungu bagize FPR yagize perezida muri 1994 bakamukuraho muri 2000. Uyu nguyu muri 1992, urumva, muri 1972, urumva, niwe wari uri mu kiswe Comité de Sari, cyagiye mu banyeshuri kuko kugira ngo Habyarimana afate ubutegetsi habanje kuba akaduruvaye mu mashuri no kubangamira abatutsi. Urabyumva? Yego. Birukana abanyeshuri mu mashuri n'ubwecanyi burahaba, bikuriwe na Bizimungu Pasteur. Arimo kwica, arimo kwirukana abatutsi muri université no mu mashuri yandi no mu gihugu. Urabyukanaho? Afashijwe nabo Bakanyarengwe n'abandi kuko byo ni ibintu twabonye ko ariko byagenze. Bakiriya nyine impamvu yo gutuma bakora coup d'état muri 73 na gatatu. Yego. Urabyumva? Yego. Bo ibyo bimaze kuba, urumva, ibyo barabikreya, ariko nagira kugira ko inkotanyi uyu Bizimungu ndetse na Kanyarengwe yari umusirikare y'ikoroneri, yari umusirikare donc ni promesse imwe na Habyarimana. Habyarimana yari umuyobozi we, ariko donc ni nkaho wari umukurikiye, yari nka numero ya 2 kuri Habyarimana. We donc hari nyine bya bitero by'inyenzi, donc inyenzi nibo zavyise byabaye hano mu Bugesera, yagiye kurwana ziramufata, zimuzirika ku ijipe ngo zigenda zikurura. Urumva? Noneho kubw'ibyo kubera kugenda akubita umutwe hasi nyine, hano nyine harakoboka, haza uruhara rudashobora kumera umusatsi. Noneho izo kugira ngo akire, nanone n'umututsi wari mu gisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe yitwaga Ruhashya, winjiranye nanone na Habyarimana, promisiyo imwe na Habyarimana. Niwe warashe ya jipe y'abatutsi nyine, urumva? Donc abo banyarwanda ubona igihe babita abatutsi ko gibita abanyarwanda, urumva? Niwe wabarashe, noneho arabarangiza. Kanyarengwe ararokotse, ariko yakomeje kuvuga ko azongera guseka ari ku ruhara rwameze.
niruba rutameze abatutsi bazashira abone guseka. Warabyumva icyo kintu? Iyo niyo principe ye. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi muri 73 mu by'ukuri abatutsi mu Rwanda babonye agahenge pe. Ni nabwo abatutsi bakize barakira bagakora barakira bajya mu myanya y'ubutegetsi bagira gute ubu munsi bavango bamunenga ngo iringaniza. None utaringanije wasumbanya. Iringaniza niyo ryari ryiza. Urumva bakaje goko barakira abo ba Rwigara barakira abandi bajya mu butegetsi rwose abatutsi bagira inuza ikomeye cyane. Ubuzima bwiza cyane. Urabyo neza. Kanyarengwe yakreye kudeta inshuro zigera kuri 3 kubera kugira ngo amukureho yica abatutsi. Zibarate urumva aza kuvumburwa agiye abonye ko agiye gufatwa arahunga ahungira muri Tanzania. FPR igiye gukreya urugamba Museveni abagira inama yo kumuzana batereka reka uriya muntu yavuze ko azaseka ariko twashize. Museveni aravuga ati mwega muri bicucu uriya niwe uzatuma mubona igihugu. Baragenda baramushuka baramuzana. Nigeze kumva histoire rwose isekeje cyane bagiye mu nzu nkahariya nawe gwice nkanga ngo bakora inama n'undi muntu watubwiraga Yesu nyine bari kumwe. Abahutu baranshimisha ngo bice nkanga barangije inama baraza baza nkahanga barambwira bati ni wowe president wacu. Ibyo apangiye hariya bati ni wowe president wa FPR bamugira cyayimana wa FPR. Atabizi ntacyazi nacyo kirabyemera ngo ye koko ngo bayite. Uravuye ibyo bintu mugoryo bw'abantu uravuye ibyo bintu me navuga ko Kayibanda niwe wahaye abantu abahutu bari mu Rwanda nabo banyenduga nakubwiye kwizera ko bazakorana n'inkotanyi bakuyeho Habyarimana. Tabyuka naho noneho banashukwa na bwa bwinshi bw'abahutu bumva ko hazaho bya bindi nyine wahoze uvuga ngo bya demokrasi. Urumva ngo ntago bazaturusha amajwi abahutu ni benshi. Nuko batwagira mu ngo bagiye gushyikira bande bashyikira birangira batazi umugambi wabariya batazi ko imishyikirano idashoboka. Don nabona biri bugutinde nshaka kubabwira ko habayeho imishyikirano nyuma muri za 70 donc yahereye muri mu mpera zikenda na rimwe bikazi kenda na kabiri ikenda na gatatu ku itariki ya 4 n'ubundi zuko 8 basinya amasezerano yo kuvanga kusangira ubutegetsi. Bemeza abasirikare bagomba kuvanga igisirikare bemeza ko bagomba gushyira FPR mu butegetsi bayiha imyanya ihagije niki FPR birinyamo muri 94 hanura indege y'umukuru w'igihugu none se ko bari babonye ubutegetsi bamuhanurira iki. None se ngubu mwebwe mwumva ko gute ngenda byibaza no ni gute abantu bumva ko FPR izashyikirana ifite n'imbaraga noneho. Nongere mbibabwire barabemera gushyikirana iyo batsinzwe iyo barushijwe imbaraga nabo kandi ntago babyemeye baba baguteze kukucisha byaba uburozi byaba kugushikisha ubucuti bakazakurimbura bahereye hejuru kugira ngo bo hasi basigara ari impehe imbaraga bazigarane. Ego yes nivyo tuba turega mu kiganiro cyacu cuno munsi muri commentaire muraza kutubwira mbega kuzo twayaze ku hano onye ni kihe ciyumviro cawe kumbure hari byinshi twavuze hano onye akandi kabari kandi n'undi muntu afise uko abibona nungene nico ashobora gushikiriza ariko nirihe jambo ushobora kubwira abantu bahereye muri kano karere mbega ni gutagomba kwitwara kugira ngo kumbure tuzogire akarere karimo amahoro n'umutekano amatwe tugatera imbere cyari. Icyo navuga ngewe basabye n'umusanzu wo kubagira inama icyo bagomba gukora. Ngewe ndi tayari kandi inama mfite yatsinda nimwe yonyine nanayivuze ariko inama niyo yonyine yo gutsinda nta yindi. Urumva naho gutsinda abagabo nongera n'umbivuge bwa nyuma ni nacyo nanavuga n'ukwirinda imishyikirano iyo ari yo yose yo kuvuga ngo bagiye gupfusha amafaranga bakora ingendo
bajya muri Amerika cyangwa n'ahandi hose imishyikirano nayo yabaye myinshi cyane doko muri Kongo aho ngaho yaranabaye uko ibaye yiba havuyeho M23 ya mbere FPR gitikire ya undi mutwe yego yava yabaye imishyikirano ikabaho bagahita bakereye undi imishyikirano yabaho bagakereye undi doko ntabwo intambara ishobora gukemurwa n'imishyikirano icyo kiveho ikizakemura intambara nuko abarundi abakongomani abatanzaniya abagizwe abanyarwanda bava mu mandazi bakava mu mikino bagahaguruka bakarwana badatinya urupfu kuko barwanira ukuri kwabo cyane cyane ko irwanira ukuri Imana iragutabara ariko Imana yarasinye yaravuze ngo nimukomeza kudamarara murashira amaraso rero yanyu ndayakarabye niba mudahagurutse ngo mwirwaneho mutagiye mutashushwe n'imishyikirano iyo ari yo yose mumenye uwatumye Kagame ko atari Kagame urwana mumenye ko ari igikoresho mumenye ko mutumye ashaka ahangaha kandi afite ashakira nta n'ikindi abashakira ari ukubagira abacakara niba rero mwemeye ko abacakara ni mubahamagare batiriwe babica baze babacakaze niba mwemeye ko abacakara mubahamagare hatiriwe haba intambara baze babacakaze uretse ko ngiye bazanyica kuko yesi nzabyemera yego yes muri commentaire n'amagambo natagutubwira mbega koko ibintu nivyo mbega harakenewe intambara kugira ngo ushobore kuboneka amahoro mbega intambara niyo yotuma akarere kacu kaba mu mahoro bazatubwira muri commentaire ivyumviro vyanyu ko rashobora gusangira ikiyago cuno munsi yes twari kumwe na Abdallah Bicahaga benshi muramuzi mwaramukunze bitandukanye kandi abahanurira ndetse no kubabwira mu bijanye na politique nivyo yabonye na experience ziwe ndagushimire cyane murakoze cyane yego merci beaucoup wose dukurikiranye kuva ku ntango gusha kumpera asante sana